arambwira ngo kuri uri kureba umugano unyunyuza aho bawuteye, ngo ngiki giti cyitwa amafaranga cyashyitse mu mitima y'abakirisito, ngo maze kiranywa amaraso, maze kiranywa amazi, maze uruhu kiranyunyuza, abakristo amavuta bashiraho, uruhu rurakanyarara, mu maso haruma, umutima wabo wihakana Imana, bayemera ku rurimi, babivuga ku munwa, ariko mu mwuka barapfuye. Muri Pentekote mwuka w'Imana arambwira ngo ninde waboroga, ninde waririra umurimo w'Imana n'abarimbuka, ninde uri kwitegereza, ninde uri kureba ibiri kuba, ninde bari gusenga. Arambwira ngo ahari ibicaniro hose umwanzi yaragiye arabisenya, babyita ubudumbidumbi, bararegana bahindutse nk'abana batoya b'imyaka 3. umwe nuguhamagara agahamagara pastoro ngo nabonye mama naka ngo yagiye mu masengesho kumutakura, ngo nabonye mama naka ngo yagiye mu cyumba hanaha, ngo bagiye mu butaya hanaha. Doke abakristo basigarana impwemu yo kuregana, abakristo basigarana impwemu yo kongorerana, uriya yasohotse, uriya yafite impwemu yo kuyerera, uriya ni impwemu mbizi muyerereza, uriya muvugishwa ntiyemewe, ngo yaravugishijwe ahatari muri Pentekote. Ye baba we, Yesu baramuregeye, abigishwa baramubwira ngo dore twumvise abantu bavuga izina ryawe, banirukana abadayimoni, banakiza bavuga izina ryawe, ngo wowe turakuzi ari wewe. Arababwira ngo umuntu wese udasanzaza ahubwo wegeranye, uwaba ari uwo mu bacu, umuntu wese abuwejejwe mu itorero. Ariko abantu barironda, abandi bakironda, abantu bakiremamo ibice n'utugwi. Imana yambwiye ngo mbabwire, ushaka untuke cyangwa ubireke, niba udafashe igihe uri kunkurikira ngo wiyirize ubusa, inkota y'Uwiteka ikuriho, umujinya n'uburakare by'Imana bikuriho. Igihe wahereye mu rusengero uhanyukanyuka, ku ruhimbi utahubaha, bikakashezerereremo, utagira icyo utinya, uhiga abasenga, urega abasenga, akanwa kawe, ururimi rwawe, ibihe ubamo, uhora uteza abantu umuraba n'umuhengeri. Tobiya mu rusengero, Sanibarati mu rusengero, nimwe tugiye kuvuga hano. Noneho mbaya ariko avugana nanjye arambwira ngo abiyirizaga ubusa barabiretse. Ubu ibiharage bya jone aho byaziye bikagera iwawe ntukiyiriza ubusa, mikeke n'indagara ntibyatuma wiyiriza. Ni ukuvuga ngo warataye, warataninze, waradeviye. Mwuka w'Imana yambwiye ngo nkubarire, nkubwire, kubona basengera umuntu ku budiyakoni nta mafungo y'iminsi 2 cyangwa 3, kandi agiye kuyobora igikorwa kihambaye kuriya, bakarubanura pasitoro batagendeye ku mwemu yera imurimo, kuri mwemu yera umurimo, bakagendera ku mahera n'ibigira 10 atanga. Nimuze mureba abadiyakoni bari mu rusengero, abagwiza atunga barimo, noneho mubara abanyempembo babarimo. Komite y'abadiyakoni 10 ku ikanisa, mu Ruvumera cyangwa mu Nyakabiga cyangwa mu Kanyosha cyangwa ku Musaga cyangwa ku Ntahangwa cyangwa Kayogoro cyangwa Mwaro cyangwa Bururi. Ndagira ngo nkubwire ko muri aba badiyakoni urasangamo umunyempembo umwe, babaye benshi babe 2. Ibaze mu bantu 10 harimo 2 nabwo ntabo, bandi bose basigara bakoresha ibyo nakita leadership, ubuyobozi bw'ibyo yigishijwe, bamuganirije. Gusenga ngo Mwuka Wera amenye ibizabe ejo ku ruhimbi kuri Karutari, kugira ngo bamenye umushyitsi uzaza. Reka da, Marika arambwira ngo ntawe ukiyiriza ubusa mu badiyakoni cyangwa mu barimu bikorwa by'imigenzo n'imihango. Igihe barimo ni igihe kibagoye, kibaruhije, ni igihe kigoye, kiruhije, ariko ntabwo Imana izaceceka nshuti yanjye. Wowe ushaka ko duceceka, yo ntizaceceka.
kandi niba ari ikintu kibabaje, mwibuka ahantu mwagejeje Kiranka muyirukana, mwibuka ahantu Kiranka uburyo mwayisenyeye, uburyo mwayirimbuye, uko mwayikubise, uko mwayihanantuye, uko mwayimenenganishije. Iyi Kiranka amahindura yayo rero nimujye mu ntege nke murebe ibyo ibakorera. Uyu muzi witwa amafaranga, uyu muzi uri kugenda urandaranda mu mitima, uyu muzi Imana igaragaza witwa amafaranga yageze mu itorero, amafaranga akaritangiza akaza no kurisoza, amafaranga mu rusengero akaba amafaranga. Yuda yazize amafaranga, azize amafaranga. Gihazi yazize amafaranga, impano, ibintu byo mu rusengero byitwa ubuntu bwitwa amafaranga. Nagira ngo nkubwire rero ko bundi Yesu yabahereye ubuntu ngo mutangire ubuntu. Ikintu cyose cyajemo amafaranga kiba gipfuye, turabivuga tubihamye. Abaririmbyi bacibwa amafaranga gute? Umuririmbyi kuwa mbere, kuwa Mungu aratonda, marida agatonda, sameda agatonda, dimanche agatonda. Bundi umuririmbyi umusaba amafaranga y'iki? Muririmbyi akagura inifomu, muririmbyi akagura ibyuma, uramusaba amafaranga. Nibyo koko azabihemberwa, ariko Pawulo yaravuze ngo umuntu wese atange uko umutima w'umushoboza, uko umutima w'umutegeka, adahaswe adasunitswe. Uko niko gutanga kuboneye, kandi uku ni gutanga uku kwere kumenya. Ubu rero abatanga ibigira 10 neza n'amashikarwa menshi nibo mu rusengero bakiranutse, ni nabo bakirisito, ni nabo banyenkomezi, ni nabo banyemwempu, nibo bafata. Hatabonetse uferima ngo gihagararire hano, hatabonetse rutangira kigakomeza, shengerera b'Ababuroni. Ibyo wowe uri kuvuga wandika ibintu by'amakomenti ngo bavuze ishengero, ntabwo mvuze Kristo, mvuze idini. Ibyari iby'umwuka iyo biri kuba iby'umubiri, iyo umunyu ushizemo uburyohe bukabura, uwo munyu ntacyo waba ukimaze, ntacyo waba ukimaze. Umupasiteri umwe muri Pentekote, Karusi, niba ntibeshye ni Karusi, hakiriho impano n'ingabire byamwe mu yera cyangwa se umwuka w'Imana cya Roho Mutagatifu. Umunsi wa none rero ko umusambanyi asambana akaza akiyicarira mu rusengero akaba ari kuririmba, umupfumu agapfumaguza akiyicarira mu rusengero akaririmba, agafashwa, agahanura, akerekwa. Umurozi akaroga, agafashwa, akigizira mu rusengero, agafashwa, ukabwiriza ugataha nawe agataha. Niba nta muriro ukiba mu bikuta hariya mu maguni, mureke. Habaga abahanuzi bahagaze mu nguni, muracyababona se? Bahagaze mu nguni kugira ngo adayimoni icarutse bayikubita, hagahagurutse bacakira, umuriro ukaka abantu bakakubita. Korali kabifitemo abahanuzi nka 5. Gisanga ingo z'abakristo bafite ibyumba by'amasengesho. Ibyo byose biri kugenda bititurwa, babihinyanyura ngo ni ubudumbidumbi, bakabica. Hano muri Bujumbura hari ibyumba byinshi by'abapentekoste n'ababitangije baraciwe, barahagaritswe. Kandi ibi biganiro hari abantu mubikurikiye, warasengeye muri icyo cyumba kirimo amavuta, kirimo umuriro, mwarimu yabashyigikira muba mugeze. Wagize ngo ivugabutumwa ribarigeze he? Wagize ngo amavuta bageze he mwamamaza ubwami bw'Imana? Umuntu acanye umuriro wo gutwika abadayimoni, urahamusanzura wuzimije, aje mu rusengero ararahuye, umwigishije igice cy'umubatiza ararahuye, ageze iwabo muri karitsiye, ahamagaye abaturanyi bagenzi be, acanye umuriro ari gutwika abazimu. Pastor arahageze, mwarimu arahageze, n'umuyobozi w'ishuri, ati ibyo mwakoze sibyo, ntibyemewe, n'ubudumbidumbi, ni mubisenye, mujye kuri eglise, muterane kuwa Mungu gusa no mu makorari,
muba abakoraliste beza. Uyu munsi wa none niba rero evangelization yaratewe, opposition yateye evangelization y'umwuka n'iy'umubiri, nimutarwana mushize amanga, ngo murwane mushize amanga, ishengera ahantu iri kwerekeza wongera gusiga ndamurinda. Ibi bihe turimo si ibyo gukinishwa, kuko ari igihe k'intwara n'intwari zinaniwe. Mana nimpuhwe n'urukundo tabara itorero, tugeze mu bihe bibi Pawulo yavuze. Mana y'impuhwe n'urukundo tabara ishengero, tugeze mu bihe bibi Pawulo yavuze. Reka nkubwire, mbisubiyemo, nabonye igiti cy'umugano mbona imizi, marika arambwira ngo kuriya uri kureba imitima y'abapentekote ntabwo ari yose. Abazi kwijajabira baciye hirya, bacukura utugezi tubarengera, abandi bafukura uturiba bavomamo, ariko abandi bariyimirwa barazitirwa, abandi bishwe n'abadayimoni, abandi bishwe n'ubukene, abandi bishwe n'indwara, abandi bararimbutse, abandi baracyajya mu bapfumu kandi bari mu rusengero, abandi baheranwe n'imitima y'ubukene barakiganyira, abandi bagwishijwe n'amafaranga. Marika arambwira imyanzuro nibo bafata ibyemezo bikakaye cyangwa bikomeye cyangwa byoroheje ku bandi bose basigaye. Mu by'ukuri rero musenge mudasengera. Tekereza neza uburyo utwaye agakiza, tabuhetse ingobyi umwana yaraheze kera. Tekereza neza uburyo utwaye agakiza, tabuhetse ingobyi umwana yaraheze kera. Tekereza neza uburyo utwaye agakiza, tabuhetse ingobyi umwana yaraheze kera. Mbabwiza ukuri, iyi cano niba utemera Imana, ntiwemere umwuka wera, ntiwemere Yesu Kristo w'i Nazareti, ubwo mpamya ko wanayobye, warayobye koko. Iyi ni cano y'ivugabutumwa ryamamaza ubwami bw'Imana. Nubwo tugaruka tukavuga ngo uyu mupasiteri ndi ku nkiko, ibikorwa Imana yamukoresheje very good, bravo. Yatangiye ari umuhanuzi, yarinze apfa ari umuhanuzi, ubuvugishwa bwe bwarasohoye, n'ubu buri gusohora. Ubuvugishwa bwe muri kugenda mububona, kubera icyo yabaye umukozi w'Imana, akambara imbaraga z'Imana mu mirimo n'ibitangaza, ntatituke ntagajuke, kugeza ubwo n'uyu munsi wa none mu mutwe wawe izina rye ntirishobora kuvamo, mu bwenge bwawe izina rye ntirizasibanga. Ariko hari abandi bajyana na politiki uko yari iri mu kwa mbere, mu kwa kane ntabwo ari kukiri, na pasitori uko yari ari mu kwa mbere, mu kwa kane siko akiri. Ibyemezo politiki n'amanama politiki ihoramo ihinyanyura ihindagura, n'abapasitori bakabikora uko. Bibiliya ntiri guhindurwa, ijambo ry'Imana ntirigajuka ntirisubirwamo, n'abakozi b'Imana bo bakajyana na Kayizari, bityo bagahita bazana uwo mwandu wa Kayizari mu ishengero y'Imana. Yesu rero wabambiwe itorero, agacungura itorero, akabambwa akabohwa ku manywa y'ihangu, agahura n'akaga kose. Nagira ngo nkumenyeshe ko ntazemera ko izina rye ritukwa, kandi ntabwo icyubahiro cyazajya undi. Murimo w'Imana agomba guhaguruka akawubera amaso. Haleluya, 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 haleluya. Pentekote mwe ntago muyizi, abayitangiye nibo bayizi. Mwebwe mujejo bundi urimo uranandika utaramara n'imyaka 10 muri Pentekote, utaramara n'imyaka 20. Abayizi neza bamaze hejuru y'imyaka 40, bayemazemo imyaka 40, 30. Aba bantu bazi Pentekote icyo ari cyo, amata yayo, ubuki bwayo. Pentekote mu bukene bwayo yagiye yubaka ama eglise akomeye,
igihugu kitaranatera imbere, inkunga zitaranaza, bakorera Imana, baruzi bakiri na benshi, viziyo itaranaza, abantu bakiri n'abapfumu ari bo benshi, abantu berekwa, abantu barota, abantu bavugishwa, abantu bumva ijwi. Ubu mu rusengero ni gute umuntu ahera saa moya z'igitondo yarwinjiyemo agataha nta jwi yumvise, agataha nta yerekwa mu rusengero, agataha nta buhanuzi, iteraniro rigatangira rikarangira nta kumva Imana ivuga, biri profesiyoneri, abantu bakumva Imana mu buryo bw'ijambo, ngo nibwo buhanuzi butavangiye. Shitani akakubwira ngo byumve mu ijambo. Uko niko bigenda bihinduka bihinduka bihinduka, ejo bikazaba byamaze kugezwa ku rwego rwitwa misa. Misa misa misa, tugiye muri misa. Kuko niba Imana mu rusengero idahagaze imbere ngo ivuga ati ndowe kiriya gihande kirimo abasambanyi batatu muze mwihane, harimo abarozi babiri baze bihane, nicyo nabazaniye, ndi Imana navuganye nawe ukiva mu rugo kunuko ngwino wihane, hakaba nta bushobozi bugihari bw'amaso yabona umunyabyaha waje mu rusengero ari we Yesu akeneye, mukaba musigaye muri impumyi. Ariko waje azanye amafaranga mukamumenya, mukamubona, mukamwicaza aheza aharinganiye, mukamutwara mukamushyira hariya pembeni, wakigisha ukavuga uti mwebwe Imana yarabahezanye. Abanyemwemu kuki mu rusengero batagira ijambo? Abahanuzi kuki batagira agaciro mu rusengero ngo bahabwe umwanya, bitabweho, bakurikiranwe ku rwego rw'uko bari bubashe gukora umurimo w'Imana, batabikoreshejwe n'impiya, batabikoreshejwe n'ifeza n'izahabu, ahubwo bakabikoreshwa n'umwuka w'Imana. Mu rusengero mwabonyemo muvugishwa wahanuye icya mbere kigasohora, agahanura icya kabiri kigasohora, icya gatatu kigasohora, uwo yakabaye afashwa, yegerwa, abantu bamuba hafi, kugira ngo iyo mbuto imurimo, iyo tarani imurimo ibagarirwe, isukirwe, yuhirwe, ihinduka itarani izageza ishengera aho igomba kugera. Uyu munsi wa none rero, niba uhanuye mu rusengero uti harimo abayobozi bakoze ibizira baze bihane, urataha bashyizeho ibintu bari buguhimbire byo kuguca no kukwangisha abakirisito baturaye yaravangiye, uriya ntakorera Imana. Donke ahubwo ufite ijambo n'ufite amafaranga uvuga ati natanze imifuka 10 ya sima, muzasane hariya muzakore hariya. Urihenda cyane, urihenda cyane. Uriya mwuka wera, torero muri kujyambura umwambaro w'ukuri, mujyambika umwambaro w'ikinyoma. Amafaranga ni ikinyoma, amahera ni ikinyoma. Itorero, ishengero, murimo murayifata muyihindurira umwimerere, muyiha ibintu bitari umwimerere. Kandi uyu muzi muri kubona uri kurandaranda, uyu muzi wamaze gushora mu mitima y'abantu, bamwe na bamwe bagatangira kururirwa no kubihirwa no gucira. Ni ugutakaza gukomeye cyane. Hiriya ni misiyo y'abadayimoni. Ariko hari abantu Uwiteka agiye guhagurutsa bafite ubushobozi n'ubutware mu biganza byabo, kugira ngo umugeni wa Kristo ataburira mu gashuru kaserwakira n'umuyaga. Uwiteka atabara. Haleluya, haleluya. Muri ubu butumwa Imana yampaye, reka tubuvuge bwose nta kibazo, kuko n'ubundi mbaya byo navuze byose kuri bamwe ni bibi, ku bandi ni byiza. Nabuze kundwa na bose, n'amafaranga nta kundwa na bose. Harimo abantu bayanga, abantu bayanga rwose. Ndagaruka ku mungeri mukuru wa misiyoni ya Kiremba, umuhisi Eri, ndi ku nkiko, umuhanuzi w'Imana. Ngaruka no ku mungeri mukuru wa misiyoni ya Ntahangwa, ngira ngo uyu nawe ni Revera Pastor. Aba bantu Pentecost of the Burundi, iyi Pentecote hari umuzi bagomba kurandura washoyemo. Uyu muzi batawuranduye umeze nk'igiti cy'umugano. Abantu bazi umugano, umugano ni ushora imizi ahantu umugano uhinze, ahantu umugano uri
ntushobora kugira ikindi kintu kihamera cyangwa kihagaragara. Umugano ufite ubushobozi bwo gukurura no kunyunyuza ku buryo ibyatsi biri aho hantu byose biraza gutukura. Ubu burwayi rero tugiye kuvuga bwafashe itorero, iyi ndwara yafashe Eglise Pentecoste, iyi ndwara ntabwo pressure ija cyari wakarede. Mpamya ko iyi ndwara badashobora kuyivura, nubwo wajya mu Buhinde iyi ndwara nta wayivura, bikurwaho no gusenga no kwiyiriza ubusa. Kandi ayo masengesho ngira ngo ubu tuvugana bayaheruka muki, ntabwo amasengesho buno bayafite iyo kurokora no gucungura intama bahawe. Hari umuzi rero, umuzi warandaranze, umuzi uragenda ushora imizi, umuzi mwihishurirwa niyerekwa nagize, nabonye umuzi kandi umuzi mbona ni imizi yo imeze nka kiriya giti cy'umugano. Ndi gusengera itorero, ndimo mbwira Yesu, mubwira ngo Nyanzarake hari ububwiriza bwigeze bugira ikanguro, buvuga ubutumwa, abantu bajya za Mozambique, abandi bajya za Malawi, abandi bajya Canada. Pentecoste iyi ngiyi ndi kukubwira we wasanga unanyumvise ari ubwa mbere. Ni ishengero yavuze ubutumwa mu mahanga yose, ikwirakwizayo ijambo n'ubutumwa bwiza. Abantu barihana, abantu bagarukira Imana, bakubita kiranka, bayikubita mu ntara zose, barayishwanyaguza, barayitimbura. Uyu munsi wa none rero turi kwibaza ibibaye bikatuyobera. Niyo mpamvu rero ngarutse, ubwo narindi gusenga nanjye nkiri ku gisasiro cyanjye, Mwuka w'Imana akanganiriza. Ndabizi uri kugira ishyari. Harimo abantu bahita bambwira ngo ubwo utangiye kuvuga ishengero, ntabwo mvuze Kristo nabi, ariko wowe niba uri mubi ndakuvuga kuri mubi, wihane wikosora. Niba uri mwiza ndakuvuga kuri mwiza, dushima Imana abandi bakurebereho. Ariko uwo tugera ikirenge mu cye ni icya Kristo. Rero niba umurimo w'Imana sishobora kuvuga nabi, sishobora no kuvuga ishengero y'Imana nabi, ahubwo ndavuga nabi ibitagenda umwuka yamishuri. Hari umuzi uzengereje, hari umuzi uri kuniga, hari umuzi unyunyuza imitsi, hari umuzi witwa amafaranga, amahera, kashi, amayero n'amadolari n'amarundi n'amasefa n'amanyarwanda n'amadinari n'amaki. Uyu muzi niwo warimbuye, niwo uhinduye ishengero Babuloni, niwo utumye abantu barogana, niwo utumye abantu bataha batumvise amatangazo. Umuntu agasohoka agahita avuga ati kuva mu kanya bagiye gutangaza ibintu bijyanye n'amatangazo, reka nkinjure hakiri kare, agakuramo ake karenge. Mu Kirundi baca umugani ngo yigoroye ibigiye, kandi koko ibigiye. Ndagaruka abantu bageze igihe muri Eglise nk'ishuri, ibyo bita ishuri, bakabaca amafaranga, amahera. Ishuri rikaba rifite amafaranga rigomba gutanga, korali ikagira amafaranga igomba gutanga, umudiyakoni akagira amafaranga agomba kwishyura, n'abandi bavuga butumwa bakabwiriza, bakigisha uburyo ki mugomba gutanga ibigira 10 n'amashikana. Jambo amafaranga rikaza imbere kandi rikajya imbere. Ngira ngo rero ni akaga. Ntabwo iki kirenge kida mu gihe cyo gusenga, amasengesho yacu agera kure cyane, atambuka n'inyenyeri. Umutima w'umuntu ujya imbere y'Imana, ugakomanga urugi, ushaka kureba Imana. N'amahoro yuzuye twabona muri iyi si, kwa Data niho gusa
hasendereye amahoro, umutima uzatuza n'umucyo uzaba mwinshi niba dukurikiye inzira y'amasengesho, ndetse n'umwana muto uzi gusenga Imana ntabwo azagira ubwoba, azafashwa no gusenga. Ariko reka twinjire mu munota wo guhezagira abantu mudukurikiye mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Imana iguha umugisha. Haleluya, 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 haleluya. Niba unkurikiye unyikirize utamera. Niba unkurikiye vuga utamera. Iminsi iba myinshi gahimwa n'umwe, akagabo gahimba kandi kataraza. Yesu wamenye arakwambutsa Yorodani. Bareke bagende ikivunga, bareke bagende, nibagera kuri Yorodani hazambuka intwari gusa. Bareke bagende bareke bagende, nibashyika kuri Yorodani hazambuka intwari gusa. Imana iha umugisha uyu muririmbi. Nagira ngo nkubwire ngo urahambuka mu izina rya Yesu. Uku kwa kane urakwambuka, ukwa gatanu urakwambuka, ukwa gatandatu urakwambuka, kandi ikiganza kikwambukije kirakwambutsa indwara, kirakwambutsa indwara baguteze, kirakwambutsa ubukene baguteze, kirakwambutsa urupfu baguteze, kirakwambutsa uburozi bagutangirije, kirakwambutsa amarira shitani yari yashyize mu nzira ugomba kurira. Nagira ngo nkubwire ngo urahasanga umwami Yesu, umusare w'abasare. Haleluya. Urahasanga Bwana magwana mu izina rya Yesu Kristo, uyu mwami w'abana, Jesus Geshe wa mageshi, mu izina rya Yesu Kristo arakwambutsa. Akira ikiganza cya Yesu kigukure mu bibazo urimo. Akira ukuboko kw'Imana kukurwanirire. Akira ijambo ry'Imana rishobora kukuvuganira. Izera ubu buntu bw'Imana. Ubutaka bwumvira Imana. Uri umurimyi cyangwa uri umuhinzi, isi yumvira ijambo rya Kristo. Nta muntu nta kintu na kimwe gisuzugura uhoraho, wabambwe, watubambiwe, waducunguye. Nta kintu na kimwe kitabanguriye ugutwi ko kumva uwabambwe rimwe kandi igitambo cye kikemerwa. Amasengesho ni inkota icyayi ikomeye cyane. Amasengesho ni bombe, ni bombe. Iyi bombe mu izina rya Yesu Kristo, Yesu ayirashishe mu izina rya Yesu kuri Goliyati uguteye ubwoba, ayirashishe kuri Farawo mu izina rya Yesu Kristo. Umva gusenga mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka abone urwandiko riri ku mutima wawe mu izina rya Yesu Kristo, arusomere kurusubiza. Turaguhezagiye mu izina rya Yesu Kristo, mu ijambo ry'Imana, mu mwuka w'Imana, mu mbaraga z'Imana, mu bushobozi mu izina rya Yesu Kristo. Tsindanishirizwa, nesherezwa n'uwabambwe mu izina rya Yesu. Ndatangaje, ndatura inkomezi n'ubutware bituruka mu ijuru, bikiza umutima wawe, bibohora amagufa yawe, bifata inyama zawe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Nta dayimoni idapfa, muri Kristo biremera. Nta jini ridashya, muri Kristo rirashya mu izina rya Yesu. Nta musozi udashinguka ngo utabwe mu nyanja, muri Kristo biremera. Nta mafi atakumvira Kristo. Sinzi aho uri kurobera, sinzi aho ushaka kurobera, sinzi aho ushaka kuzarobera, ariko mu izina rya Yesu, mu izina ry'umwami Yesu, mu bushobozi n'ubutware n'ijambo ry'Imana, Kristo wabambwe, ndatangaje ushobora byose, usumba byose. Akira ubutumwa bwiza bukiza, akira ubutumwa bwiza bubohora, akira imbaraga zisumba izindi mbaraga n'iz'umwami wacu Yesu Kristo aho uherereye hose mu izina rya Yesu. Nushaka uryumva uri mu bitaro urakira n'ubyizera, nushaka uryumva ufite amadeni, Yesu arakwishyurira nka wa mupfakazi Eliya yasuye akishyurirwa ideni mu izina rya Yesu. Nushaka wumvira ijambo ufite abahungu gusa, Yesu araguha abakobwa, ufite abakobwa gusa araguha abahungu, utabyara urabyara kandi ubyara ubyaje inka mu izina rya Data n'umwami wacu Yesu Kristo. Haleluya, haleluya, haleluya. Nta jambo yavuze rihera,
nta jambo Mana we, nta jambo wavuze rihera. Hari ijambo yambwiye rikomeye cyane, risumbya agaciro inzahabu. Hari ijambo yambwiye rikomeye cyane, risumbya agaciro izahabu. Wasanga hari isezerano ufite ryo mu mwaka watambutse cyangwa mu myaka yatambutse. Haleluya. Ndagutangarije mu izina rya Yesu, ndagutangariza mu izina rya Yesu, ndagutangariza mu izina rya Yesu. Marayika Mikayeli usumba marayika Gaburiyeli, uyu marayika wabohoye amasezerano, marayika wabohoye amasezerano ya Danieli, akaboha ubwami bw'Ubumedi, akongera akaboha ubwami bw'Ubuperesi. Mu izina rya Yesu nakubohorera amasezerano, kandi aboha imbaraga n'impembe, kandi aboha abazimu n'abadayimoni. Batsindwe mu izina rya Yesu, batsindwe mu izina rya Yesu. Mu rugo rwawe batsindwe, mu bana bawe batsindwe mu izina rya Yesu. Ku buzima bwawe batsindwe, mu gihugu cyawe batsindwe mu izina rya Yesu. Uwanesheje ukuzimu akanesha isi, akanesha n'umubiri. Ntabwo nzi agasozi uri guterera, ariko tambika mu izina rya Yesu. Ndahanuye, tambika, wakirengewe, umvira akanwa k'Uwiteka n'umuhanuzi mu izina rya Yesu. Ntabwo nzi uruhanga rwawe aho barugeze barutuka, bakuramo amavuta, bakuhimbira, bakubeshyera. Mu izina rya Yesu ndahanuye, Uwiteka gusukiremo erayi y'igitinyiro n'igikundiro. Ambara ubudahangarwa, utsinde imbaraga mu izina rya Yesu Kristo zatobe yanasana ibarate. Uwiteka ahabwe icyubahiro, umwami Yesu aguha umugisha mu izina rya Yesu Kristo wabambwe rimwe gusa. Uwo niwe dutegereje, uwo niwe turindiriye. Haleluya. Nishimiye ko Data wa twese yandikishije iby'urukundo rwe mu byiza Imana yavuze byose. Nta kiruta iki ko Yesu ankunda, nishimiye ko Yesu ankunda, arankunda, arankunda. Nishimiye ko Yesu ankunda nubwo ntakwiriye. Ndirimba icyanyuma. Kandi urukundo nirwo rwazanye Yesu kucunguza urupfu rubi, nuko arankunda ndabizi neza, nanjye ndamukunda ndamushima. Nishimiye ko Yesu ankunda, arankunda, arankunda. Nishimiye ko Yesu ankunda nubwo ntakwiriye. Ubu butumwa nubwumva, ubu butumwa nibukugeraho, ubwumve wizeye, no muri komenti uzanyandikira umbwira uti ubu butumwa narabwizeye, nzagaruka mbasengere, kandi mbasengere shyizeho umutima. Nubwumva ukagira amahirwe, harimo umuntu ureba iminota 2 agahita avaho, cyangwa 3 cyangwa 5, ariko Yesu nagucira inzira ukabugeraho ukabwumva. Uwandike muri komenti niba utazi kwandika, ubyumve gusa wizere. Uzumva ikindi kiganiro gihezagira abumvise iri jambo, abumvise ubu butumwa. Kuko umwuka w'Imana yarambwiye ngo mu biganiro byose nkora aya mezi nyasengere natureho abantu umugisha, kandi rwose biremewe. Mu kwa gatanu tuzafata ikindi cyiciro, marayika arahari, arahatubereye, azatubwira umurongo wo kugenderwaho. Haleluya, haleluya, haleluya. Habwa umugisha na Data, Aburahamu na Isake na Yakobo. Haleluya. Mutima wawe, mutima wawe umaranire, uhatanire, wahagizwe kwifuza ijambo y'uhoraho nk'uko imparakazi yifuza imigezi. Nyemerera rero mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo, ibyakunaniye, ibyo watinye, uko kutizera wagize, uyu munsi wizere, dusengane. Imana Data wa twese, ndagushimiye mwami waremye ijuru n'isi. Ndagushimiye uri Alpha, uri Omega, uri itangiriro ukaba n'iherezo. Iri si ijambo rivuye muri jye, rivuye muri wowe. Singe wariremye, ni we wariremye. Umuntu wumva ubu butumwa
bumwubake kandi bumwubakira hasenyutse kandi bumuhesha umugisha agomba kubona mu izina rya Data. Sengeye ishengero yawe Eglise Pentecoste of Burundi. Abakurambere bacu bakoze ibyiza, baharanira ibyiza, bandika ibyiza, ariko umwanzi ari kubisenya. Ndatura wowe wabambwe ugacungura ishengero mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka Wera. Wongere uhahagarare, wongere uhagaragare, wongere uhaboneke. Ifarashi n'uyihetse ubite mu nyanja, ku muntu no ku bantu, ku ishengero no ku gihugu. Izina rye rihabwe icyubahiro. Ndagushimiye Papa, uwizeye wese abona amasezerano none n'iteka ryose. Amen. Amasezerano yose uko Imana iyatanga yakomejwe n'amaraso y'Umwami wacu Yesu. Isi ntibizavaho, ijuru rikavaho, uwizera azabona ayo masezerano. Imana iguha umugisha, amasezerano agiye gusohora. Imana iguha umugisha, amasezerano arasohoye. Uwiteka aguha umugisha, amasezerano arasohoye. Ureba aho wandika igitarike wumviyeho ubu butumwa, ugira uko wizera. Ukwezi nk'uku n'itarike nk'iyi zagaruka mu izina rya Yesu Kristo. Umpamagara utanga ubuhamya ko Uwiteka yagushubije. Ndagushimiye. Bye bye. Shalom shalom. Mugire ibihe byiza n'umunsi mwiza. Amen.